Ibihe byiza cyane nizere ko umeze neza hirya no hino mu bice bitandukanye urimo ukurikiye The Trending 250. The Trending 250 tukugezaho amakuru abagezweho mu bihe bitandukanye, ariko tukagenda tunakugezaho video zirimo ibintu byinshi binyuranye. Nk'uyu munsi ngiye kukugezaho video y'ibintu ushobora gukora, ndavuga cyane ku basore, bya bintu ushobora gukorera umukobwa mukundana, ndetse rwose navuga ngo na nyuma hari yo gutandukana ku buryo adashobora kwibagirwa, ariko kandi wanabimukoreye mwatandukana muteze ntibishoboka. Ntujye kure, mu kanya gato nze nkubwira ngo ni ibyo ushobora gukora ibintu bikarushaho kugenda neza. Ntujye kure gato cyane, ndaje bite ntangira nkubwira ikintu cya mbere wakora. Umukobwa uri mu rukundo buriya rwose iyo afite umusore yihebeye ntabwo aba agoye cyane. Iyo bigeze ku ngingo yo kwishima ntabwo aba agoye habe na mba, nk'uko benshi bakunze kubivuga bati abakobwa bashimishwa n'utuntu duto. Koko nibyo, ntibaba babeshye, kuko ibyishimo byabo bituruka ku bikorwa bito ndetse bitanagoye gukora. Urubuga Eric Krema rutanga inama ku mibanire rwatangaje ko abasore bakunze kwigora bagakora ibintu bibafuna, bya bintu bya danje, bya bintu abantu bakora nyine ukabona byamutwaye imbaraga, yarabiteguye igihe kinini, kandi mu by'ukuri byagira nko mu buryo bwo gukora inota ugasanga nta kintu na kimwe byubatse. Ndashaka kukubwira rero twa tuntu turi simple ushobora gukora, bitagusabye imbaraga, bitagusabye amafaranga menshi, bitagusabye organisation ndende, utuntu turi simple wakora mu buzima bwa buri munsi, ariko umukunzi we tukamushimisha ku buryo azabibika hehe ntabwo mazi, mbese niba ari ku mutwe wa hehe ku ndiba y'umutwe mu bwonko neza imbere. Reka nze nkubwire ngo niki ushobora gukora ku mwanya wa mbere. Ikintu cya mbere gishimisha umukobwa, nakubwira ngo ikintu wowe ugomba gukora niba uri boyfriend we, mubwire ko ari mwiza. Numubwira ko ari mwiza rwose bizatuma abona ko ugira igihe cyo kumwitegereza, bimutere akanyamuneza, amwenyure kandi abigumane ku mutima ko umubonamo uburanga buhebuje. Uretse ibyo kandi n'inzira nziza yo kumwubakamo icyizere, akumva ko akunzwe, afite umukunzi umwitaho muri rusange. Ndaje gato mu kanya nkubwira uburyo bwa kabiri ushobora gukora, cyangwa se akantu ka kabiri ugomba gukora kugira ngo umukobwa mukundana azakomeze kukuzirikana ku buryo adashobora kukwibagirwa n'iri na rimwe. Ikindi kintu ushobora gukora, umukobwa mukundana rwose ukamutwara umutima, cyangwa se navuga akakwiyumvamo cyane birenze, ni ukumufata akaboko. Niba uri kugendana n'umukobwa cyangwa se mwicaranye, ujye ugerageza umufata akaboko, kuko bizatuma yumva ko muri kumwe, yemwe ndetse azumva ko nta n'icyabatanya, bityo bimugarurire ibyishimo. Icyo ngicyo ni kimwe mu bindi bintu byubatse mu buryo navuga karemano, uburyo buri naturel, ku buryo kumufata akaboko abifata nk'uburyo bwo kumwegereza no kumva ko muri kumwe. Hanyuma rero mubwire ngo nawe nimujya muba muri kumwe uzakora ibishoboka byose, rwose umufate akaboko igihe biri ngombwa. Mu kanya gato ndaje nkubwire ni ikihe kintu kindi wakora girlfriend wawe ntazigere akwibagirwa. Ikindi kintu wakorera umukobwa mukundana cyangwa se umukunzi wawe akajya ahora kuzirikana, ni ukumusoma ku gahanga. Kumusoma mu ruhanga rero, abasore benshi bazi ko gusomana ari ugusoma ku munwa cyangwa ku itama gusa, nyamara akabizu ko mu gahanga gafite ubusobanuro bukomeye bw'urukundo, kuko ariko kagaragaza ko ukunda umukobwa, ndetse umusoma mu gahanga ugamije kumwereka ko ikikugenza atari imibonano mpuzabitsina. Ibi nubikora bizashimisha umukobwa mukundana. Ndagira ngo nkubwire ngo aka kantu ko ukiteho, ni ukuvuga ngo ukandike, sinzi aho ugashyira, ariko ukazirikane, ugafate mu mutwe, nyaboneka ntibizagucike. Yes, uburyo ubundi ushobora gukora, cyangwa se akantu kandi ushobora gukora, navuga ni nk'aga trick ushobora gukora kagatuma girlfriend wakomeza kukwiyumvamo. Tumubwira ko umukunda buri munsi. Kuba umukobwa mukundana abizi ko umukunda arabizi nibyo, ariko ibyo ntibihagije mu by'ukuri, ahubwo wowe ujye uhozaho ubimubwira, kuko biramushimisha. Ntukabimubwire rimwe na rimwe, cyangwa se ngo umubwire wumva ari uko mumeranye neza, ahubwo ujye umubimubwira kenshi, kuko bimushimisha nubwo atapfa kubikubwira ko abikunda, gusa binyura umutima
mutima we, aka kantu nako kiteho kubwira umukobwa mukundana ko umukunda buri munsi, nubwo abizi, nubwo urukundo rwanyu hagati yanyu mwembi navuga ngo mwabyemeje, ariko guhora umubwira ko umukunda nabyo ni byiza. Aka kantu uzakiteho, gafite igisobanuro kinini mu rugendo rwanyu rwo gukundana. Yes, ikindi kintu ushobora gukora niba rero umukunzi wawe afite agahinda, gerageza umubwire ko afite agaciro mu buzima bwawe, kandi ko ibyamubabaje bitagomba kumuheza mu bwigunge, igakubana nawe mu byiza no mu bibi. Hari ukuntu abantu baba bari kumwe gutyo, wenda yagira ikibazo runaka, ashobora no kugira ibyago uko mvuga ngo ntacyo mfite namubwira. Why? Bishoboka bite? Weho gerageza ushake ikintu nyine umubwira kimugarura muri mode nzima, areke gukomeza kuba modi, agende aze ameze neza, agaruke en forme. Mu gihe agize agahinda, mube hafi umuhumurize, umwereke ko bishira kandi ukora ibishoboka, umugarurire akanyamuneza. Ibi ngibi ni kimwe mu bintu bizagenda byongera bonde yanyu hagati yanyu, ku buryo navuga imibanire yanyu izakomeza kuba iri heart touching, ku buryo ari ibintu bishobora kuramba bikamara igihe, kubera ko mubana mu bihe byiza no mu bihe bibi. Aka kantu nako ni ingenzi cyane, mbese ubundi utuntu twose nimo ndakubwira ni ngombwa kandi cyane. Yes, ikindi kintu rero ushobora gukora ugashimisha cyane umukobwa mukundana ku buryo nyine atazigera akwibagirwa, jya umushimira niba gukoreye agakorwa gato. Ni ikintu kigora abantu benshi kubwira umuntu akajambo gato cyane, merci, thank you, asante. Ntabwo nzi uburyo ubivuga, ariko uburyo bwose ubivugamo nyine ushimira. Icyangombwa ni uko ushimira. Icyo kintu ni gito ariko gisobanura ibintu byinshi. Umukobwa mukundana nagukorera igikorwa icyo ari cyo cyose, yaba gito cyangwa kinini, ujye wibuka umushimira ubikuye ku mutima. Ibi nubikora bizamushimisha kandi binatume arushaho kugukunda, my dear. Ikindi kintu ushobora gukora rero, umukunzi wawe akajya ahora kwiyumvamo, muririmbira akaririmbo niyo waba nta jwi ryiza ufite. Ni nko kumva nyine nanjye ubu ngubu ndirimba, ariko ubwo ni it's a must, ugomba kubikora utitaye ku ijwi ryawe, regardless how you utitaye nyine uburyo weho iryo jwi ryawe risohoka, no, weho muririmbire. Kuririmbira umukunzi wawe ntibisaba kuba uzi guhogoza cyangwa ufite ijwi ryiza, no, ahubwo ijwi ryawe uko rimeze kose gerageza umuririmbire, niyo wamara umunota umwe gusa cyangwa amasegonda uririmba. Bishimisha cyane umukobwa, bikanamwereka ko uzi kumutetesha, my dear. Kandi nzajya mbibira utubanga nimurangiza ejo niba barya indobo muvuge ngo hivi na hivi. Ndababwiye muririmbire ijwi ryawe, ntuzigere uryitaho na gatoya, weho muririmbire ibindi ubundi. Ikindi kintu rero abantu benshi bajya bakunda kuvuga ngo ni agasisiteme ka kera, ngo ni utw'abaviye, no, kwandika utubaruwa. Muri iki gihe telefone nizo zasimbuye amabaruwa abakundana bandikiranaga kera. Wowe mutungure umwandikira akabaruwa kariho amagambo y'urukundo ukamuhe. Uretse ko bizamutungura cyane, kubera ko atari ibintu bimenyerewe cyane muri ibi, bizanamwereka ko utandukanye n'abandi basore bose, ndetse ko ukizirikana inzira z'urukundo za kera zitagikoreshwa na benshi. Aka kantu nako uzagakoreshe, ushobora kumva gasoundinga nkaho nyine ari akantu kari old school, ariko ni akantu nyine kari romantique, ku buryo udashobora gusobanurira umuntu uwo ari we wese. Wowe icyo nakwibwirira, gerageza uzabikore, ubundi uzambwira nyuma niki cyavuyemo. Mu kanya ndaje nkubwira ikindi kintu ushobora gukora. Yes, ikindi kintu ushobora gukora ni ukumukora mu musatsi. Abakobwa aho bava bakagera bose bakunda umusore ubakora mu musatsi. Mu gihe mwicaranye muganira, wamukora mu musatsi gake gake, gusa ukirinda kuwangiza. Mu gihe kandi umukoze mu musatsi, mubwire ko ukunda kandi ko umubereye, bizamutera akamwenyu. Gusa abavandi hari aho biba bigoye, ariko uzagerageza. Ushaka gusaba umuntu afite nk'utujwiri, kumubwira ko rero ukunda izo njwiri ze, nyine urumva biragoye, ariko uzagerageza nyine uburyo bwose uzabikoramo. Erega namwe muri abantu bakuru, uzagerageze umubwire ko ako gasatsi ugakunda, ugaprefera fo. Mu kanya gato ndaje nkubwira ngo ni iki kindi wakora kugira ngo umukobwa mukundana mu by'ukuri muzagumane, mbese navuga ngo twibanire.
Alright, ikindi kintu ushobora gukora umukobwa mukundana navuga ukamukorera bikazajya byongera imibanire yanyu cyangwa se ya bond iri hagati yanyu, uburyo mwiyumvanamo ni ukumuterura cyangwa se mugakina ibyo gukirana. Fata umukobwa mukundana umuterure kandi munakine imikino yo gukirana n'ibindi nkabyo. Ibi akenshi bibera muri gardens ndetse n'ahandi hantu biri navuga bino byicungo, haba hari amabalons. Ntabwo mbizi cyane rwose, njyewe ntabwo mpagenda cyane, ariko ndagerageza kubigusobanurira ubyumve. Urabona hano hantu haba cyane imikino imenyerewe ko bino bikinisho bimenyerewe ko bikinishwa n'abana cyane, bino abantu basimbukiraho ujyeho kikagushyira hejuru nk'ahariya n'ahantu heza, cyangwa se mushobora kuba munari kumwe mu bundi buryo. Ariko icyo nakubwira, aka kantu nako ni ngombwa, byongera imibanire yanyu hagati yanyu, uko mwiyumvanamo, kumuterura mugakina ibyo gukirana nabyo ni sawa cyane. Nyamuneka uramenye ntuzacikwe. Alright, ubundi buryo ushobora gukora, sohokana umwana mwicara ahantu mu busitani muganire. Gusohokana umukobwa ntibivuze kumujyana kuri resitora cyangwa muri hoteli nziza mukarya, yego nabyo ni byiza, ahubwo musohokane mu busitani butuje, ahantu muri picnic kandi bubereye ijisho, muhaganirire, munahifotoreze. It's a memory, ni ibintu bigenda bikibika mu mutwe ku buryo bimara igihe n'igihe bikiri mu mitwe yanyu mwembi. Ariko we nyine akabizirikana ko ujya utekereza ahantu heza nk'aho ngaho ho kumujyana. Ubundi buryo wakoresha n'ubuhe? Mu kanya gato yerekanze. Uburyo bundi ushobora gukoresha navuga ukigara umutima w'umukunzi wawe, muganirize, umubwire inkuru z'inzenya zisekeje. Burya abakobwa bakunda umuhungu uzi gusetsa, niyo waba utazi gusetsa gerageza ushake inkuru isekeje umubwire igihe muri kuganira. Ibi ngibi nabyo bizamushimisha cyane, nabyo uzabigerageze, ni akantu keza. Ikindi nakubwira, rimwe na rimwe ujye umureka asinzire mu gituza cyawe. Ibi nabyo ni kamwe mu tuntu twiza cyane, ni kimwe mu bintu bituma abakobwa bishimira cyane kuba mu rukundo. Kimwe no mu gituma babyishimira ni ukuryama mu gituza cy'umusore bakundana. Niba muri kumwe mwisanzureho, unamusabe ko akuryama mu gituza. Ibi ngibi bizamwereka ko ushoboye kumenya ibyo ashaka atarinze abikubwira. Ibi rero byose nababwiraga ni bimwe mu bintu bishimisha abakobwa mu rukundo. Niba rero wa musore wifite umukobwa mukundana, tangira ukora ibi bintu maze umukunzi wawe ahorana ibyishimo. Ndakubwiza ukuri rwose azahora ameze neza. Nitwa Brice Nyirihirwe, tuzasubira ubutaha. Ino yitwa The Trending 250 mu ngingo nk'izi n'izindi zinyuranye. Nakagaruka kuri The Trending 250. Ndabashimiye, bye bye.